mukomeze umurabi hanyuma rero dutuzeho gato Isaac ikibazo mukoze muzane imbere mugera hano mutebuka hanyuma ntabwo rwagati turahagera hano niho ku marembo turi kumvikana hano ikintu bisobanuye abantu babaga bagiye kubaza imana zabo binjiriraga turi kumvikana naha bacaga imana zabo nimvuga imana zabo mumva imana twize ko rizi imana saze icyo gihe zabaga mu ishyamba ni ikibazo cyize cyane uvuga ngo nk'ubu ngubu tuzi ko nta hantu abantu bajya kubariza imana yacu dusenga twese atari hehe mu rusengero sibyo uvuga ngo rero n'abimyizere yabo ku bantu benshi bazaga nk'aho babikora nahangaha bazaga guhura nazo turi kumvikana bamwe mu babikoraga ntabwo mvuze abantu bose turi kugendana ni ukubera iki rero ni uko hano iri shyamba habaga harimo ibyatsi byinshi bivura indwara zimwe zitandukanye umuntu rero yaza bamuvurugutira iyo mibirizi ibintu bikagenda neza agakira turi kugendana mwarimu hari ikintu afite yarenzaho mbere yo gukomeza batwerekana amabya kuko turaza ibyo bintu ni ibyanyu jyaho nyine reka teacher afite ikibazo kera hari umugani wajyaga bavuga ngo Imana yirwa handi gataha i Rwanda yabaga yirwemo hano muri ishyamba bigasoze bavuga ngo na handi yaba ngo Imana yirwaga handi nuko uvuga ngo yakundaga u Rwanda noneho ibyiza byose byagoma bikatubaho uvuga ngo niyo mpamvu bavugaga ngo yirirwa handi ariko twigataha hehe igataha iwacu i Rwanda turi kumvikana ibibazo rero murabaza byo mwerekera ngaho natwe dushaka kumenya ko nicyo cyatuze muravangaha mubimenye byinshi icyo kugira ngo hano berekaga yari amarembo aho binjiriraga bajya mu ishyamba rya Nyamuzindi ishyamba baryita ngo iki Nyamuzinda wowe uzabona 0 kandi cyari ikintu renzaho kiriya giti cy'amarembo ibyo turaza kubisobanukirwa tugezemo babashije ndetse izo mana nizi habagaho Ryangombe niyo mana nkuru basengaga Ryangombe si umuzimura oya ntabwo ari umuzimu Ryangombe ni umuntu nk'abandi nk'uko nawe waba witwa Keria ariko bakazajya bagusenga kubera ibikorwa byiza bari bafite abazimu oya nta bazimu ni abantu beza bakoze ibikorwa by'akataraboneka maze abantu bakajya babiyambaza kugira ngo ko ngomba ari umuti w'inka none se ni bariya tubona bisize ibintu iri shyamba ni iri Kristo ngo wamburiye Imana ngira amaje gukiza kujyayo je nazanye nabatisha mana naketse ko wazanye na harimo abanyeshuri cyangwa je muri niwe nje nazanye naho ko wanje mwana sigaye inama ako wakinwe nakubuze none naje nyine mu bidada urumva niki urabizi na nyine tumaze iminsi tunashwanye ese muri divine nayo haje ivuga divine yarakwepinze mo nyine twarashwanye urabizi ibibazo byacu byo tuvuga tugira iki ariko muri make ura mwana mukiki mo oya nyine urareba ari cyane tabisi uracana kuraje mukabantu uhitumanuka wallahi dobichi dori tukare basi kari oji ndagasi muskita na mwana si bo none se mwereka kantu dukora ramuye ugatsimbye mani batazaratikinyuzamo mani turaza kubikurikirana mani ntari umusa urumva ariko mani ni sinongere kubura uye mani nagwo wambura mani urabizi bara Mana nasi yana koko usushare banyanza ndani sanze yawe ngumpe ya morogo nikupe ya mama mana wa
Bana baye koko. Nukubera iki ibintu byabaye ko. Akusuma. Nukubera cyane njyewe Mana. Ubusubukwe bwanjye burapfuye koko. Ubukwe bwanjye we. Rero nk'uko mwabonye dutangira iyi trip yacu sibyo hari ibiti bimwe mwabonye, hari ubwoko bw'ibiti twababwiye bivamo ibyavagamo imiti bakoreshaga bavura, siko bimeze, bakanabirya bikagira ibintu bibongerera mu mubiri mbere y'ubukoroni kuko nta mavuriro twagiraga. Rero hamwe n'ibyo biti mwabonye hamwe n'ibyatsi twaberetse tugiye kugenda tubereke n'ibindi, tubereke naho baragurizaga baterekeraga mubibona amaso ku maso bitari inkuru mbarirano. Rero mwahigereye icyo musabwa ni ugukurikira mukandika buri kimwe ku kindi. Hanyuma ikindi narenzaho, hari nk'abanyeshuri bamwe mwatangiye kuvuga ngo mutangiye ngo gusonza mugatangira kugenda murya imbuto musanze hano, ntago ari byo. Turi kumvikana? Ntago ari byo mwiseka, ndi kubabwira ibintu ntago ari byo, atagira imbuto muza kurya zikaza kubagiriraho nabi, sibyo? Tuvuga ngo amasaha yo tugiye gusoza, amasaha yo kuva hano agiye kugera nkuko ndimo ndayibona kuri efisha hano mfite. Hanyuma kugira ngo rero tuze kubyiga neza tubereke neza, tugiye gucamo amatsinda, siko bimeze? Tugiye gucamo amatsinda abiri, bamwe mugiye gukomezanya na mwarimu, mugende mujye aho umuco aho ibyo bintu babikoreraga, bimwe byo kubandwa abereke amajanja amwe namwe abereke ibyo miti yababwiye, mugiye kuzamukana nawe. Hanyuma abandi tugiye kugenda ku giti bitaga icy'umugisha, nicyo ngiye kubereka hano hepfo. Turi kumvikana? Giti cy'umugisha. Hanyuma turava ku giti kureba igiti ku giti cy'umugisha, twa tujya kureba aho ngaho ababandwaga babikoreraga. Hanyuma rero namwe abagiye kureba muraza kureba igiti cy'umugisha nyuma tuvuye kugira ngo ducunguze uburyo umwe. Ari ufite ikibazo iby'abandi bari bwabone twebwe turabibona. Tuvango tuyuma turebe ibyo ngibyo, nituhava tuze turebe ibyo tutabonye nabo bajye kureba ibyo batabonye kugira ngo dusoze juzu rimwe. Hari umuntu ufite ikindi kibazo? Nta kibazo dufite. Aha, abakurikirana mwarimu rero nkuko yababwiye mu itsinda nibakomezanye nawe. Hanyuma nanjye rero abandi tumanuke mu gimero tugende, sibyo? Kandi mwitware neza, sibyo? Mugende mureba umuntu ubona icyatsi atazi ambwira. Ariko urikone no shamba gutemwa. Mbega ibiti birebire. Mwari bino biti byitwa ngo iki? Ibi biti byitwa umukinga. Nase ubu ngubu imvura iguye ntago yatunyagira turi mu bikinga. Oya ntago yabanyagira cyane, gusa ntabwo nanone umukinga ntago ari inuzi, ntabwo ari imitaka. Nkuko bireba ntago bifunganye ku buryo byakubuza kujya kugama. Teacher. Oui. Ko dufite ikibazo ko iri shyamba nta network rifite. Iri shyamba nta network rifite? Nta network mbona rifite. Ntago ari ngombwa ngo rigire network n'ubundi mu ishyamba. Subizi ko ibintu byose ari ku mbuga. Oya, kuva twageze mu ishyamba hagarika telefone ubu turimo kwiga. Kurya umuntu atapostinga amani iki? Oya. Nsera kuva mama. Ntabwo turimo kwifotoza ahubwo twaje kwiga. Hanyuma nimutebuke kandi ibintu by'urwa mubireke. Iri cyamba nta kibazo, sibyo se? Hari ikibazo? Nta kibazo. Komeza tugenda hanyuma. Aha, ni ukuvuga ngo rero amwe mu mateka avugwa kuri iri shyamba rya Nyamuzinda turi kugendana, nuko ryakomeje kuba nk'inzu y'abantu batizeraga Imana. Iyi Mana muzi dusenga, sibyo? Hakomeza kuba indiri yuko y'ibyo nakwita nk'abapfumu, sibyo? N'abandi bantu bazaga bakagira izindi imbaraga cyangwa se iyindi myuka iri kugendana itagaragara. Ushobora kwibaza ngo imyuka itagaragara ni iki,
simusenga harya uri umuyisilamu wowe kakujyako ukunda kubeshya ni ukuvuga ngo rero iyo myuka itagaragara niyo ubu ngubu bita nk'iya gipagani ariyo Buddha uvuga ngo Buddha ni uvuga ngo ni imana ariko y'abahinde kumvikana ni uvuga ngo ni imana bagenda bita mujya mwumva imana bita ngo ni za Kirishi turi kugendana za Krishna izo ni imana uvuga ngo ni abantu bita amazina agiye asanzwe ariko ni uvuga ngo ikintu basenga bakakita izina n'ayo mazina rero iyo myuka rero itagaragara kuri ubu ngubu niyo twita mujya mwumva ngo amazimu abadayimoni ibintu nk'ibyo ngibyo mujya mubyumva sibyo mubyumva hanyuma iyi rero niyo twakwita nk'ayo risenga ry'iki y'abazimu niko nabivuga abapfumu nibo bazakuraguriza bashakamo imiti ni nk'ibyo ngibyo turi kugendana none se bavuyemo nuvuga ngo kuvamo kuba ko ni mu myaka ya kera kuri ubu ni ishyamba ry'amahoro rituje gusa naryo rifite imiziririzo kuvuga ngo ariho dushobora hari aho tutagera sibyo kuvuga ngo rero ni ukubereka ibisanzwe kugira ngo mugire aweya y'ibintu tumaze iminsi turimo turiga sibyo okay dukomezemo imbere tujye kuri icyo giti cy'ishaba cy'umugisha okay mwari turagirira umugisha hari abantu mwizeye ko muragira umugisha ntabwo bazima ari budukurikirane komezamo imbere bapatiye bari kumwe Yafite ikibazo cyane twakamana ushaka kugerayo bisema ahangaha wabaga ushaka kubandwa ntabwo yaburaga kuko yabaga afite umuntu agenda asanga urumva yabaga azi ahantu neza we agenda ahita ajya indani mugiye kuhareba mbese ese ko rino shyamba riteye ubwoba ntabwo riteye ubwoba cyane ku buryo utarigendamo ubu se twebwe turimo kurigendamo murabazi hari icyo twabaye hanyuma rero iki giti mubona ko ari inganzamarumbu turi kumvikana yego iki giti cyatewe mu mwaka w'igihumbi kimwe 700 hari wari bakavutse muri mwebwe na papa ntabwo bari bakavutse n'ababyeyi banyu basokuruza banyu ba kera nibwo cyatewe iki giti bakita icy'umugisha mbere abakobwa bari baragumiwe kugumirwa kw'abakobwa murabyumva kugumirwa kw'abakobwa muri murabyumva kugumirwa k'umukobwa kubura iki bivuga ngo iyo bazaga bakagihobera igiti bakagihobera bagiraga iki natwe tugihobera tuzababona nuvuga ngo babonaga iyo ari imyizerere yabo turi kumvikana ubu twizera ko ibintu byose bitangwa n'iki n'Imana turi kugendana iyo nayo yari imyizerere y'iki yari imyizerere yabo turi kugendana saa muri kubyitegereza yagishushanyije Samu wagishushanyije okay hanyuma rero ubwo mu examen nimbabaza ngo nakahe kamaro k'icyo giti bitaga icy'umugisha ku banyarwanda ba kera sibyo muzasubiza ko cyari kimaze iki cyatanga umugisha abakobwa baragihoberaga mwumvishe icyo kintu wumvishe icyo kintu harya se watubwiye ngo ntabwo byavuyemo burundu njyewe mfite ubwoba hano hantu n'ubundi ntabwo mwizeye mujye hasi mbese wagiye mujye hasi nta kibazo mutuze nye kureba mutuze mujye hasi muri kucyumva kirihe muri kucyumva nta cyumva iki cyo kintu kirihe ugiye he icyo wacu agiye icyo ni kiramurya
kandi wabona cyo muri ubusarajyaye ubundi se yaje twagenda icyo waje twita tuva aha rero tugeze sibyo murareba biriya bihuru murareba ibi biti mureba sibyo murareba hari ahantu ukuntu hameze harimo ukuntu umuntu yicaragamo sibyo hariya ariko hari ikintu tutabonye bya biti muraza kubitwereka bya biti ibiti bihe bya bindi nta kibazo uraza kubibona hariya niho uwashakaga kuraguza yabanzaga kwicara sibyo tugenda uhatwereke dore ngaha hariya kuri kiriya gihe ase wajyayo manje kugira ngo naje dore ko bavuga oya nta kibazo cyo cyara abantu bajyayo hariya nta kintu wabaga ugiye kwaka uretse ko wabaga ugiye kwitegura kwegera umupfumu nyirizina ryangombe ngo bagira ubwoba ryangombe zibintu nagwamageze mani nizere kutagira amasha ariko shana ukaje abanyasi abaskitana rero ntabwo ajya heza mani usungu we yamukaye bakabona se ako nitwaje mani uri nako bitwaje nazanye nawe ikiri nawe none se na kaboro wazanye mani kifumani kakati changa kumbe misi barangani bro kumana ariko barangani oh baby aha hantu hakwara umuyaga sikwa mani ba mani cungira mwana ura mu characters ngo ni mwari mata dufata nani ndakuriya tano mani oh baby mani kuri tangiye kunywara se naraye rero nariye byaganje ariko nabaye soba naraye mayo bwana yabaye none uramuswita muswita rafya ko ari siremaye ako ibintu ndimo ndumva ni by'imwana kirakabika mbase mani tubarekabika mani uramuswita nango nitse atanatuvunga mani tugende ikintu cyari gisigaye tukirebera tugende komeza warugeze uba ari ukubakinisha navume mama yagiye bakakimwereka mutuze ntabwo tuzi tugeze ku cyitwa amahembe urumva amahembe umuganga nta umupfumu ni umuganga urumva ikindi yakubwiraga ibigiye kukubaho wazaga kuraguza akakubwira ngo ibintu byameze neza cyangwa ntibimeze neza uwakugiriye nabi n'uyu cyangwa se ntawe sibyo ni abantu basanzwe nawe waba umupfumu nanjye nawe umupfumu sibyo rero bifashishaga icyitwa amahembe sibyo bakagikoresha bahamagara imana zabo ikindi bifashishaga ni agakono bakagakoresha bashyiramo imiti bari bwakoreshe bahamagara izo mana reka noneho mbwire mwarimu agire iki ngaho tubwire mwatubwiye ngo twaje kureba imana none muri kutubwira ko nabo basenga imana iyo mana tuje kureba kandi ari basenga nabo ubwo turamenya ari iyihe imana twababwiye ko ari ebyiri ryangombe na nyabingi ryangombe yarapfuye ariko kubera ibikorwa byiza yagiye akorera abantu tumwiyambaza nk'imana yacu nk'imana y'abanyarwanda kugira ngo akomeze akore nk'ibyo yakoraga adufasha hanyuma rero ntunganiye mwarimu ni ukuvuga ngo nimujya mwumva ba nyabingi ba ryangombe muri icyo gihe cya kera
before colonization. Turi kumvikana? Nuvuga ngo mbere yaho ubwo ni mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda abamisiyoneri bataraza hehe mu Rwanda. Twumvikane bataraza mu Rwanda. Nuvuga ngo icyo gihe uko byari bimeze nubwo yaberetse amahembe yaberetse utu ducuma ntabwo mwemere kudukoraho. Nuvuga ngo ibi ni ibisigisibye by'amateka bivuze ngo iki agacuma nukarebe ngo ukarebere muri iyo shusho ya Sekibi ni ibintu bifashishaga. Urabona tubigeranye nko muri iki gihe cy'ubu ngubu mama ufite ibitabo by'indirimbo turi kumvikana ukumva nyine ni iki kintu ugomba kujya gusenga ufite. Turi kumvikana mufite za Bible mufite amashapure ku bakatolika turi kugendana. Rero n'amahembe n'ubucuma hari ukuntu bajyaga babikoresha. Turi kumvikana ha none se ayo mahembe sindeba ari ay'inka. Yes of course yari amahembe y'inka ari amahembe y'ibisimba basangaga mu ishyamba bahiga ibintu nk'ibyo ngibyo. Munimo murabyumva ahubwo ko mutabaza wajya ngo nakiri munimo murumva ha singiye kumurakira ajyana ikibindi. Ni ikibindi nkuko uri kukireba iki ni ikibindi. Nese tica kiri ridasana riri. Okay mu bantu bayashize ngaha ntabwo ndimo gusura bana ko uko biri kose ari iki ari amahembe. Ntagaramwe ariko ni amahembe. Era ni iry'inkura. Iri ngiri ubona ry'umweru ni iry'inkura ririya ni iry'inka y'ingomba bunyobwa. None ingomba bunyobwa murayizi? Ibimeze ite? None se tica habaze umwe abantu bose babasha kugera hano hantu. Okay nta n'umuntu uharinda kuko nyine urabyumva ahantu haba nyine urwibutso haba n'umuntu uharinda n'abantu baharinda. Vangu ibi ni ibikingi by'amateka. Iri ni rimwe ni ryo shyamba riri muri amwe mu mashyamba dusigaranye agifite uwo murage wa kera ugifite ayo mateka ya kera. Sibyo mvango hari undi uri ko ubushakashatsi kuri ibyo ngibyo akaza is fine araza. Sibyo mvango ibyo twize si byinshi twaberetse. Wenda ubutaha tuzaza tujye kubereka ntabwo bishatse ko dukomezamwe imbere mu inzitane ruguriye. Ubutaha tuzaza tubereke neza. Yamashwe. Ariko nyine impamvu nakuzanye hano apologize kuri kubyo nagukoreye byose. Wait, what happened? Oya wibitoshe genda apologize umbabarire sibyo ko yabwitse suri kumwe nanjye Wijana. Kamabwira ikintu kizima. Kera ngenda ndabyibuka. Papa wanjye yambwiye ko ishyamba habamo abazungu.
Aisa nababwiye niba ari ukwibagirwa niba ari iki iri shyamba baringeho kera pe papa yabimbwiye ubundi iri shyamba ntabwo rigenda sinzi ukuntu byanciyeho papa wanjye yabimbwiye iri shyamba ubu ntabwo rigenda nuko numviye abari iri shyamba ryitwa Nyamuzinda twari dutuye hano hakurya yaryo naguciye mu ijambo ko twigana igira ishyamba bize gute njye mubwiye ko twari dutuye hano hakurya iri shyamba ntabwo rigendwa kungana gutyo ibyo bintu nabibwiwe naribwiye na papa wanjye ribamo abazimu oya namushaka abantu barimo baradutera ubwoba nyine njye reka mbabwire abanyumva banyumve ariko nibyo abanyumva muzi abatanyumva mugende ntabwo mugende bizafate mwenyine nimugende twebwe tuzi aho tugiye nimugende nta bintu by'abazimu hano tera ngo ni igiterekero ndagasira we mwaratse kunzigama ese we numvise umuntu uri kuvuga wajyana ishyari wa mujinga vayo tugende vayo